yareraga baba iwe mu rugo. Mama Pasiteri twakomeje turavugana ariko marerezuma telefone yaje kuva ku murongo, telefone yaje kumuzimana. Urumva deja ni ibintu byaje bitunguranye, bivuze ngo ashobora kuba atari yacaginze telefone. Telefone yaje kumuzimana ariko nihuse mu byo twavuganye yambwiye yuko mu modoka Pastor Theogene yari yitwaye. Ufite Pastor Theogene yavuye mu Rwanda ajya muri Uganda muri gahunda ntari buvugire hano, agenda yitwaye, yari kumwe n'umukameramani we. Hari umusore w'umukameramani wakunda kumufasha gufata amashusho cyangwa no kweditinga bya biganiro cyangwa se za nyigisho mwabonaga kuri chaîne ya Pastor Theogene. Uwo nguwo niwe bari kumwe witwa Daniel, bari kumwe mu modoka. We nsanzwe muzi. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho muri mu bice binyuranye by'isi ibintu bimeze neza. Ku muntu bitameze neza mu buzima, iteka nkunda kubabwira ngo tujye dukomera, tujye twihangana, tujye twumva yuko ubuzima tubamo niko bigenda. Mu buzima turishima, mu buzima turababara, mu buzima tubona ibyiza, mu buzima tubona ibibi. Ni ibintu nkunda kubabwira kuva ku munsi wa mbere, kuva namenyana namwe, kuva natangira aka kazi ko gukora ibiganiro cyangwa se kuganiriza abantu mu ngeri zinyuranye, duhanahana cyangwa dusangira ubumenyi na experience z'ubuzima. Nkunda kubabwira yuko mu buzima tunyuramo iteka duhura n'ibicantege, iteka duhura n'ibintu biturushya, bitugora, sinzi bituma tutabasha kuryoherwa n'ubuzima, bituma tutakira ibyadushyikiye cyangwa ibyatubayeho. Nibwo buzima, niyo si tubamo. Nta muntu ku isi uzarinda yivaho yishimye, iteka birangira tubabaye, ariko niko bikwiye kugenda mu buzima. Iyo byabaye bibi tugashimira Imana, ngira ngo nicyo ijambo rivuga. Hanyuma n'igihe byabaye byiza tukazirikana yuko hejuru ya byose hari Imana. By'umwihariko mfashe uyu mwanya wo gufata iri jwi kugira ngo agire ibyo mbasobanurira, by'umwihariko nyuma y'uko tumenye inkuru mbi y'urupfu rw'umuvandimwe Pastor Theogene. Benshi mu muzi kuva yatangira gukora ibiganiro kuri YouTube, by'umwihariko yabanje gukorera ibiganiro, yakoreye ikiganiro ku Iyobokamana TV. Nyuma hashize icyumweru ndamutumira, hari muri 2018. Ngira ngo inkuru yagiye yivuga ntabwo ndi bubisubiremo. Kugeza uyu munsi mwaramukunze, mwaramushyigikiye, afite benshi yafashije muri ubu buzima tubamo. Hari benshi yahinduriye ubuzima, hari benshi mwamushyigikiye, mwamufashije gukora umurimo yakoraga, umurimo yari yarahamagariwe. Ariko mu masaha ashize yaje kwitahira, yitabye Imana. By'umwihariko inkuru ye nayimenye mu masaha y'ijoro ryo kuri uyu wa kane. Uyu munsi turi kuwa gatanu, ubwo ndi gufata iri jwi nahamagawe n'umugore we. Muzi neza ko uriya muryango ni inshuti zanjye mu buryo bwihariye, uretse kuba twarakoranaga ibiganiro, ariko ni abantu by'umwihariko mfite ku mutima. Ni abantu ku giti cyanjye nzi neza ko nashyigikiye cyangwa nafashije, kugira ngo mubamenye, munashyigikire umurimo wabo. Nihuse Mama Pasiteri, nk'uko Pastor Theogene yakunda kubivuga, Uwanyana Asia, nasanze yampamagaye. Utuvugana ntabwo ndi mu Rwanda, ndi ku mugabane w'Uburayi. Nasanze yampamagaye inshuro nyinshi, yahamagaye telefone yo mu Rwanda ntiyacamo, akora uko ashoboye nsanga kuri WhatsApp, nsanga yampamagaye inshuro nyinshi. Nari mu modoka mva mu mujyi wa Paris, aho ndi njya ku icumbi, aho cumbitse. Nuko Mama Pasiteri yampamagaye, by'umwihariko ubwo nabonye
telefone ye, nabonye telefone ye nasanze yampamagaye mu saa tatu n'igice. Nahise muhamagara mu buryo bwihutirwa kubera uburyo nasanze yahamagaye inshuro nyinshi. Nahise ntekereza yuko bishobora kuba biri urgent kubera yuko n'ubundi yari amaze iminsi we n'umugabo dukorana meetings, duhura tuganira, hari umushinga bashakaga gukora, nabo ndaje mbagarukeho mbabwire. Burya tujye tumenya yuko iyo umuntu ari mu minsi ya nyuma hari igihe byiyumvamo, hari igihe yumva yuko ari cyo gihe cyengera ngo cyo gutaha cyangwa se ari cyo gihe cye cya nyuma. Hanyuma mama Pasteur turavugana, ndamubwira bimeze bite, numva ariko afite ubwoba. Telefone yahise ivaho, muzi network zo mu Rwanda banatuye ahantu hasa naho hitaruye umujyi gatoya, ntabwo hari network yuzuye. Nsanga n'ubundi umuntu witwa Plaisir Ntaganzwa, Plaisir kuri Zaburi Nshya, nsanga yampamagaye, nsanga nawe sinabashije kumwitaba, bintera ikibazo. Nibaza impamvu Plaisir arimo aramvugisha mu masaha kandi azi neza ko ndi mu Burayi. Numva ntabwo ndi kubisobanukirwa. Nahise nongera mpamagara mama Pasteur, ariko ngitangira guhamagara mama Pasteur mbona Plaisir ampaye message kuri WhatsApp ngo wamenye ko umuvandimwe Pastor Theogene amaze gukora impanuka kandi apfuye. Nahise nitira, numvise ibyo bintu bidashoboka. Ubwo nibwo mama Pasteur nawe yafashe telefone, turavugana, ndamubwira mama Pasteur ibintu abantu bari kumbwira, kubera ukuntu abantu bazi yuko ndi inshuti ye cyane. Buri muntu yambazaga kugira ngo amenye information ya nyayo, yumve niba ibintu biri gutangazwa cyangwa ibintu biri kuvugwa byatangiye ari ibihuha, niba ibyo bintu ari byo. Mama Pasteur arambwira ati nibyo, bambwiye yuko daddy yakoze impanuka yapfuye. Numvaga akomeye pe, numvaga akomeye n'abantu twe twicaranye muri famille. Numvaga nyine bambwira yuko ashobora kuba ari ikibazo cy'ihungabana cyangwa se kubyakira agahita yakira yuko byabaye. Numvaga akomeye ku buryo byanteye ubwoba. Ndongera ndamubaza neza, wabajije neza ko ari wowe wakoze impanuka? Mubaza ibibazo byinshi. Nihuse mama Pasteur ubwo twavuganaga turi gushaka solution nk'abantu bafatanyije kugira mu muryango, kugira ngo muzi neza ko Pastor Theogene nta muryango agira, kugira ngo nibura tumenye ngo yakoreye impanuka muri Uganda. Yego, turagera gute se ahantu hari umurambo cyangwa ahantu byabereye? Duhita dufata umwanzuro mu buryo bwihuse ko mama Pasteur yaherekezwa na bamwe muri basore bakuru Pastor Theogene yafashaga baba iwe mu rugo. Dufata umwanzuro wihuse ko yahita ajya muri Uganda. Bahita bashaka imodoka mu buryo bwihuse. Deje byari bigeze mu masaa 7 z'ijoro, ngo twari twatangiye kuvugana, tugenda tuvugana, byari bigeze mu masaa 7 z'ijoro. Ashaka abantu baturanye hariya iwabo, murahazi twagiye tujya kuhamusura. Ashaka abamama babiri, niba ari abakobwa simbizi, ntaza kubicurika. Afata babiri baturanye bajyana nawe, baramuherekeza, ndetse n'abo basore bo yareraga baba iwe mu rugo. Mama Pasteur twakomeje turavugana, ariko malheureusement telefone yaje kuva ku murongo, telefone yaje kumuzimana. Urumva deja ni ibintu byaje bitunguranye, bivuze ngo ashobora kuba atari yacaginze telefone. Telefone yaje kumuzimana, ariko nihuse mu byo twavuganye yambwiye yuko mu modoka Pastor Theogene yari yitwaye. Ufite Pastor Theogene yavuye mu Rwanda ajya muri Uganda muri gahunda ntari buvugire hano, agenda yitwaye. Yari kumwe n'umukameramani we. Hari umusore w'umukameramani wakundaga kumufasha gufata amashusho cyangwa no kweditinga bya biganiro cyangwa se za nyigisho mwabonaga kuri chaîne ya Pastor Theogene. Uwo nguwo niwe bari kumwe, witwa Daniel. Bari kumwe mu modoka. We nsanzwe muzi, ni umusore iteka n'iteka wakundaga kuba uri kumwe na Pastor Theogene, amufasha utuntu, amweditingira, amwereka ukuntu ibintu bya internet bikora. Pastor Theogene muzi neza ko internet yari yamuhinduriye ubuzima, nayo yatumye ahindurira benshi ubuzima. Natwe internet yaduhinduriye ubuzima. Hanyuma bari kumwe n'abandi bantu babiri nanone. Abo babiri bari kumwe na Pastor Theogene, bahise bapfana nawe. Hanyuma undi umwe yahise agira ikibazo gikomeye, donc yagize ibikomere bikomeye cyane.
ajya muri koma, bahise bamujyana mu bitaro aho hafi ahantu bari bageze, bari barimo basatira umupaka w'u Rwanda bagiye kugera Gatuna, niko mama Pasiteri yambwiye mu makuru duheruka kuvugana. Nyuma telefone yaje kuva ku murongo, hanyuma Pastor Theogene yahise apfa. Pastor Theogene yahise apfa. Imana yakoreye, Imana yafashirije abantu, Imana yatubwiye, Imana yadukundishije, Imana yamufashije gukomera nyuma y'uko arokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Amateka ye murayazi, ntago ndi bubisubiremo. Iramuhamagara, irabyemera, ituma dusigara twenyine, ariko nibwo buzima, nta yandi mahitamo dufite. By'umwihariko igitumye mfata iri jwi mu buryo bwihuse nuko muzi neza ko umuryango wa Pastor Theogene kugira ngo ubeho nukubera mwebwe, ari babandi afasha, ari babandi yafashaga, ari urugo rwe, minerivare z'abana be, muzi neza ko yari afite 4, 3 bari mu ishuri. N'ubundi ntago ari abantu bari bafite ubushobozi, nifuza ko mpita mbaha contact ya mama Pasiteri. Birashoboka ko nonanga haribwo adukeneye cyane, birashoboka ko nonanga haribwo akeneye ko ufata telefone ukagira icyo umufasha cyangwa icyo umukorera kugira ngo nibura tubashe guherekeza umuvandimwe afite ubushobozi. Uko impanuka yagenze, bagonganye n'imodoka ya bisi yo muri Uganda Pastor Theogene yaratwaye, hari Karina y'umutuku yakundaga gutwara, ya Rouge Bordeaux, abantu benshi murayizi, mwayimubonagamo. Yaratwaye, ntabwo yari muri bisi. Hari abantu nabonye bavuga ngo yari muri bisi ngo iva Uganda, ni ibinyoma. Hari byinshi mu binyoma byatangiye kubitangazwa, ariko sibyo. Pastor Theogene yaratwaye, hanyuma agira icyo kibazo, agongwa n'imodoka yo muri Uganda ya bisi. Hanyuma iyo modoka yaje kumugwa hejuru, yaguye hejuru y'imodoka ye. Aho muri Uganda bakoze ubutabazi bwihuse cyangwa butinze, kubera ko mama Pasiteri twavuganye umwanya munini twumva imodoka bakiyegura bayivana kuri Pasiteri Theogene, ariko birananirana, bazanye breakdown idafite imbaraga, yaterura ya modoka yaryamiye Pastor Theogene ikongera igacika breakdown, ikikubita ku modoka ya Pastor Theogene, kugeza ubwo banogotse bashiramo umwuka batarabavanamo. Babashije kuvanamo umwe, ariko Pastor Theogene wayicaye imbere, impanuka yari yamaze kumuhitana kuko niwe yahereyeho. Hanyuma abantu bari hanze, by'umwihariko nimero ya mama Pasiteri nonanga kuri WhatsApp ntabwo iri gukora, birasaba kumuhamagara mu buryo buri direct. Abari mu Rwanda namwe mukora uko mushoboye. Impamvu ari mbikoze mu buryo bwihuse ni ukugira ngo abari bafite nimero ya Pastor Theogene mwumve neza ko telefone yari ayifite, ntabwo umugore yabasha kuyaccessinga. Nkeka ko hagomba kuba protocole zo kugira ngo yongere ayifate mu biganza. Muzi neza ko MTN hari uburyo yakomeje system kugira ngo umuntu yabasha gufata indi sim card yawe, kore icyo bita sim swap. Biragoye. Byasabye ko byaba byiza dutanze nimero ya mama Pasiteri. Ababishoboye muramuhamagara. Abari mu Rwanda ndabinginze mugende, ahantu atuye ni hafi neza y'umujyi, ukirenganya Nyabugogo Gatsata hirya ukomeza. Mujye kumufasha ku kiriyo, muhabe, mumufashe gusenga, mumushyigikire. Abafite amafaranga ya buji mube mwamwoherereza, donc tumube hafi kubera yuko n'ubundi muri iyi minsi rwose navuye mu Rwanda. Ku munsi wa nyuma mva mu Rwanda, mama Pasiteri na Pasiteri Theogene baje kundeba ku kazi, turicarana, twamaranye isaha irenga dusangira breakfast. Niyo breakfast ya nyuma nasangiye na Pastor Theogene. Yaraje kumbwira uburyo yumva ashaka gutegura ubuzima bwe bw'ahazaza. Ngira ngo uyu umuntu agiye kugenda abazi yuko agiye gupfa. Yarambwiye ati impamvu nje kukureba, yaje kundeba ari mu gitondo kare cyane, ati mvuye ku ishuri ry'abana mbajyanyeyo aho bigaga hariya mu Gatsata. Ati mvuye ku ishuri ry'abana numva nahita nguhamagara, kandi tugahita tubonana. Nari kumwe na madamu, bari bambaye kamambiri rwose, ubona ari abantu bavuye mu rugo batarajya mu kazi. Ati ndashaka ko tubonana mu buryo bwihutirwa. Tukibona leta ambwira ati rero turabona ibikorwa nkora ni ibikorwa isaha n'isaha, abantu babura ubushobozi bwo kuzajya bampa, kwa kundi nshakira umuntu minerivare, kwa kundi umuntu inzu mugoho nkajya kuyimwubakira, kwa kundi mu rugo abana ndera babura umuceri, bikasaba ko
njya gusaba abantu, njya gusaba inguzanyo, nirukanka hirya no hino buri munsi nsaba umuceri ndumva ari ibintu bigoye. Muzi ukuntu yari afite inzozi zo kubakira tante we inzu, kumusanira inzu twagiye handi mu Gacurabwenge aho Pastor Theogene avukaga. Hanyuma mama Pasteur, reka mbere yuko mbabwira iby'umushinga twaganiriye mbahe nimero ye, cyangwa reka mbanze mbabwira iby'uwo mushinga. Arambwira ati rero ndumva mu buryo bwihutirwa nashaka uburyo ibi bintu nkora mbihindura fondation cyangwa se organisation, non profit organization, ku buryo nubwo napfa, numva ikintu yambwiye ati nubwo napfa ibintu byakomeza bigakora, ku buryo abantu bakomeza bagafashwa, ku buryo inzahuke bitazazima. Ibi bikorwa twakoze by'inzahuke cyangwa se bya inzahuke, ari nawe twamenye nk'inzahare, wari inzahare yabaye inzahuke, ati ku buryo byazakomeza nubwo napfa. Ndamubwira ni pastor, ntabwo ugiye gupfa, ariko nyine reka wa mugani dutekereze turebe. Arambwira ati rero nahuye n'umuntu ukora muri bayita ngo iki, iri ikorera imbere ya Sainte Famille, hari ahantu ishamikiye kuri UN, ndayibagiwe, na organisation nayo ifatana na UN, nko kuri twumva za UNICEF, za HCR, ntabwo nibuka neza izina ryayo, nayikora ama projet. Ati nahuye n'umuntu ambwira yuko bazemera kumfinansa, ariko bikaba byiza mfite impapuro za RGB, nkagira icyangombwa ku buryo nubwo nazava kuri iyi si organisation yazakomeza igakora. Ndamubwira ngo ntabwo giye gupfa, ariko kubona impapuro za RGB bisaba ibikorwa, bisaba kuba hari protocole runaka wujuje. Arambwira ati nibyo, ati reka ngende mbyuzuze, ariko nabonaga ari kure cyane, arimo aratekereza cyane. Namubwira pastor, urashaka ko bikorwa se nonanga ku buryo umunsi umwe tubibona, ati gende nicyo nifuza ko bigenda gutyo. Namubwira ntabwo ari gutyo bigenda, birasaba ko wihangana gatoya. Nuko arambwira ati se ko numva nakomereza muri wa mujyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge, ko ari nabyo zo nshingano ufite mu itorero, hanyuma nkanongeramo ba bakobwa bambaye bo babyarira ku muhanda. Ndamubwira nti nta kibazo, uzabikora uko ubishaka. Hanyuma Pastor Theogene, nanjye ndumva ibintu ndi kubivanga, ntabwo numva ndi ku murongo. Hanyuma Pastor Theogene arambwira ati se kugiye kugenda uzagaruka koko ubu njye nawe tuzongera kubonana? Ndamubwira ngo umuntu nzagaruka, ntabwo najya kuguma i Burayi, mfite umuryango mu Rwanda, ntabwo naguma i Burayi. Arambwira ati oya, ati ndahangayitse, ndumva ushaka kuzagaruka, ndumva tutazongera kukubona. Ndamubwira ngo muri uzambona, ntabwo nzagumayo rwose. Arambwira ati oya rwose, umaze iminsi ijya i Burayi, maze iminsi mbona ugenda, ku buryo ntizeye neza ko uzagaruka. Arambwira ati ubu nzongera kukubona? Ndamubwira ngo muri uzambona. Okay, turatandukana. Nihuse ntegura urugendo, ndaza mu Burayi. Hanyuma nkingera inanga Pastor Theogene twaravuganye kuri telefone, twavuganye mubwira yuko nahuye n'umuntu ukora muri SN Brussels, muri Brussels Airlines. Ambwira yuko ashaka guha Pastor Theogene itike. Uyu mugabo nabibona, ntabwo nibuvuga izina rye, araza kubyibuka. Twahuriye muri aeroport, arambwira ati nagukunze kubera Pastor Theogene, ati ndashaka kumuha itike y'indege akajya mu Bubiligi, akajya gukora y'ubutumwa, akajya gukora akazi mu ndege, za nzozi ze zikaba zibaye impamo. Marerezuma nyine Pastor Theogene agiye bitarakunda. Ubwo Pastor Theogene twavuganye kuri telefone, amubwira yuko agiye kubona itike imujyana mu Bubiligi, hari umuvandimwe wemeye kuzabimufasha, ibintu nk'ibyo ngibyo rwose, ku buryo nanjye byahise bintera imbaraga. Turabivugana, arambwira ati noneho, ati reka nshaka nkora uko nshoboye. Hari ikiganiro yafitanye na Bampinga Nzima, ati reka nkora uko nshoboye, ati ahubwo ya gahunda ya Bampinga Nzima, madamu muhuze na Bampinga Nzima, bahita bakorana ikiganiro ku gatandatu. Bagomba gukora ikiganiro kuri wa gatandatu, ati bahita bakora ikiganiro. Ati rwose, ati mama Pasteur ni umuntu nshaka ko atangira gukora ubutumwa, atangire kuvuga wenyine, nubwo ngewe naba ntahari, ku buryo yakomeza agakora. Nabwira Pastor uzaba uhari, tubigira brag. Nihuse nibyo ngibyo muri make twavuganye, ariko umuvandimwe arigendeye. Reka mbahe nimero ya mama Pasteur, mushaka uburyo mumuvugisha, ababishoboye ndabinginze muhamagare mama Pasteur. Muhamagare mama Pasteur, mugende mufatanye nawe ku kiriyo, mugende mubane nawe, mugende mumushyigikire. Ikindi ababishoboye ndabinginze, ufite igiceri cy'ijana, ufite yariyo yose, uhereza mama Pasteur,
muri iyi minsi mbizi neza nk'abantu navuganaga nabo umunsi ku munsi nta mafaranga bari bafite pe, no kurya byari bigoye. Ubishoboye yohereze igishoboka kugira ngo Pasiteri Theogene tumushyingure neza. Twaramwambitse, twaramugaburiye, twaramwubakiye, muzi neza ko Simbi TV yabikoze, turamwubakira hariya nibura bafite ahantu batuye. Ubishoboye rwose agira ikintu yohereza. Nimero ya mama Pasiteri ni akamenyetso ko guteranya 25 078 13 085. Ngiye kuyisubiramo. Nimero ya mama Pasiteri ni akamenyetso ko guteranya 25 078 13 085. Ndaza kuyandika ku kiganiro. Yitwa Uwanyana Asia, niyo mazina ye, abenshi musanzwe mumuzi. Amazina ye ni Uwanyana Asia. Nutamubona kuri WhatsApp wihangane, telefone ye yazimye saa 11 za mu gitondo. Ubu ngubu ngira ngo ashobora kuba ari gukoresha agatelefone gatoya kugira ngo abashe kwitaba. Nimumubura kuri WhatsApp mwihangane. Ikindi ni umuntu wapfushije. Ukora icyo ushoboye umwoherereze, cyangwa se umuhe message, cyangwa se ushaka uburyo ugera ahantu ku kiriyo, aho kiriyo kiri kubera iwe mu rugo. Nibyo, reka dukomezanye, dukomeze umuryango wa Pastor Theogene. Muri bukatante we niwe basigaranye, ntabwo byoroshye, ariko Nyagasani adushyigikiye kandi adukomeze. Mwakoze cyane. Mwisi niko bigenda.